uri kumva wizeye gukira? Wizeye gukira? Iki kibazo wari ukimaranye igihe kingana iki? Imyaka 3. Undataje ngiye gukora ubukwe kumugaragaro. Ngiye kwinjira mu rugo rwanjye. Ngiye kwinjira mu rugo rwawe. Rwose ngiye kurubamo pe. Rwose ngiye kurubamo pe. Ngiye kuba umubyeyi nyina w'abahungu n'abakobwa. 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 Ngiye gushyira imugongo nanjye ngiye guheka. Ngiye gushyira imugongo nanjye. Amen! Haleluya! Haleluya! Hallelujah! 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 Akwishyuza iki? Bari kuzana ingomyi ku buzima bwawe zitwa ngo iki? Ko yishyuye imyenda yose. Bari kukwishyuza iki? Haleluya. Bari kukwishyuza iki? Kugira ngo amasengesho yacu ataba ingomyi, ahubwo abayasunika, abayari inyuma, abatuma tudashaka, abatuma tutabyara, abatuma tutaryama ngo dusinzire, abarara bacuragura, abarara batugambanira, abahamagara ku matelefone. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kugira ngo amasengesho yacu atagira inkomyi, tanze gasopu ku buzima bwawe. Igeze mu rugo rwawe rata. Dusomye amagambo menshi, ariko tugeze ku ijambo rivuga ngo kugira ngo amasengesho yacu atagira ikiyemwe, atagira inkomyi. Amasengesho, haleluya we, amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi y'abantu, agasenya n'ibihome. Amasengesho, amasengesho, amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi y'abantu. Haleluya! Haleluya! Amasengesho yabera ajya akora imirimo ihambaye. Amasengesho yabera arategeka. Amasengesho yabera arakirema. Ku manywa nyaruhanga tukakibona, tukagishyira mu mufuka, tukakigendana, tukagitahana, kuko Imana yagize gute? Yakiduhaye mu izina rya Yesu. Ariko Mana we waraturengeye, ngo ariko Mana we waraturengeye. Haleluya! Ngo ariko Mwami we waraturengeye. Haleluya! Ayo mashi. Ariko Mana we waraturengeye. Ngo ariko Mana we waraturengeye. Ngo ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Haleluya! Ababyeyi bo yarengeye, yaraturengeye. N'abakobwa nabo yarabarengeye. Oh, hallelujah. Twongere hallelujah. Twese hallelujah. Oh, hallelujah. Ngo amasengesho y'umunyakuri ngo aratumbagira akagera kure cyane. Ngo iyo asenganye hallelujah,
akayasenga yizeye, ako kanya ngo ahita azana ibisubizo. Tugiye kuganira ku jambo rivuga amasengesho. Si cyo gihe turimo se? Si cyo cyatuzanye? Kuri izi tariki 3 hari ikindi cyakubujije kwicara iwawe? Abenshi hano ntimufite imifariso myiza, muryama mugatakara mu bushyuhe bukaba neza, ariko mwayisize. Ntimufite amakuvureri mwisiga se? Mwisiga? Oya, mwiyorosa. Mwiyorosa hanyuma ibintu bikagenda neza. Ariko mana, nuko uyu mwanya mwavuze ngo reka tujye kugira ute gusa nga. Haleluya. Ayiwango nkubitira igini Imana. Haleluya, nkubitira igini Imana. Haleluya, nkubitira igini Imana. Iyawe nkubitira igini Imana. Haleluya, nkubitira igini Imana. Haleluya, nkubitira igini Imana. Haleluya, nkubitira igini Imana. Yatorotse, yatorotse. Oh, yatorotse, yatorotse. Dayimoni yatorotse. N'abarozi batorotse. N'abakwanga batorotse. Yatorotse, yatorotse. Oh, haleluya. Komanza mugira ngo bipfa kuzara, tuba twabikoreye. Dayimoni yapfa gutoroka gutyo gusa, tuba twamukimbije mu izina rya Yesu, agatoroka. Amagini agatoroka. Yayandi yo kwa Hajati no kwa agatoroka. Akagira ute? Amagini atoroka, abazimu batoroka, abaheko bavunagurika, abarangi nibo basigara se? Imana gukubitiye igini. Ayiwe yo mana we, ngo kugira ngo amasengesho yanyu atagira ute, atagira ingomyi, Imana igomba kugukubitira abarozi ikabazamba gusa. Imana igomba kugukubitira abakwanga kugira ngo bakizwe. Ngo nizabarembya bakirukangira mu masengesho. Ahangaha nibwo buryo bwanyu. Ibipfokamizo bakabikubita hehe? Kubera ko yagukubitiye iki? Igini. Haleluya. Imana ni yacu muhumuri. Yaradukunze cyane, duha Kirisitu, nta bwoba bw'abarozi tugifite. Abatujyana mu manza ntacyo bakidutwaye. Twavuganye n'Imana batari bavuga. Uyu munsi dufite nzayiki Imana, turayigendana mu izina, tukayirarana mu izina, tukayibana nayo mu izina. Hayiwango nkubitira igini Imana. Haleluya, nkubitira igini Imana. Oh, haleluya. Twongere haleluya. Kugira ngo amasengesho yacu atagira inkomyi, Imana igomba gukubita ibibazo tugasigarana ibisubizo mu izina. Ngo bazagushobora binyuze mu zihe nzira? Ariko izihe izinzaratsi, iz'uburozi, izihe nzira nge muzimbwire? Izo mu bapfumu si ngo basigaye babwira abamasayi, maze abamasayi barazaga bakirangurira inkweto hano hepfo, bakababeshya ngo nizivuye muri Tanzania. Tanzania ya hehe? Bakahira utwatsi mu nzira aho banyuze. Yangiza kubwira basi unatafuta dawa, unatafuta dawa. Dawaki. Haleluya.
Yesu yambwiye ngo mbabwire murekereraho kugira ngo amasengesho yanyu atagira ute, wari uri kubeshya rekereraho kugira ngo amasengesho atagira iki, ratu wari uri muri bya bihe bya kera abivamo kugira ngo amasengesho yatagira ute. Haleluya, haleluya. Imana ni yacu, Imana ni yande, ni yacu. Ubu si yatanze Kirisitu, hari icyo ari gusigarije inyuma. Hajya ngo bazi gutanga ruswa. Yanyishyuriye ya myenda yose, haleluya, mbabari, haleluya, atumanerade. Umuririmbyi yavuze ngo yishyuye imyenda yose. None bakwishyuza iki? Bakwishyuza iki? Bari kuzana ingomyi ku buzima bwawe zitwa ngo iki, ko yishyuye imyenda yose. Bari kukwishyuza iki? Haleluya. Bari kukwishyuza iki? Imana yambwiye nkubwire ngo agasuzuguro kararangiye. Haleluya. Imana ntago yisha amagini gusa kugira ngo amasengesho yacu ataba ingomyi, ahubwo abayasunika, abayari inyuma, abatuma tudashaka, abatuma tutabyara, abatuma tutaryama ngo dusinzire, abarara bacuragura, abarara batugambanira, abahamagara ku matelefone. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kugira ngo amasengesho yacu atagira inkomyi. Amina. Irahushe, ivanyeho, irajugunye. Imana yambwiye ngo itanze gasopu ku buzima bwawe. Igeze mu rugo rwawe rata, igeze mu rugo rwawe, igeze mu rugo rwawe, isohoye ibiraya mu izina rya Yesu. Ivunaguye indyarya, irangije irasohora pash katika jina la Yesu. Zeto kebo, zeto lankide. Oya, ni Imana ibikoze. Hari abantu badafite inku bashaka inku, hari abantu bazirimo zanze, vuga ngo ndarwakiriye mu izina. Haleluya. Ubundi bagutera ubwoba gute? Imana yakuremye kwa, Imana yamuremye kwa ari yikurinda. Bagutera ubwoba gute? Imana y'u Rwanda kwa ari imwe ko atari ibiri, ko ari yirinda abanya-Uganda, ikarengera abanye-Tanzania, igahumugisha abanya-Kenya, igatabara igatabara Amerika, igatabara Amerika sha. Imana imwe. Haleluya. Yesu ari kumbwira nkubwire ngo uyu mwaka ntago gipfuye. Nubwo bimeze gutyo, nubwo byari byanze, nubwo byari byacikaguritse, nubwo wari wabiburiye izina, nubwo wari wabiburiye ingatuza kubyikoreza. Haleluya. Imana iguhaye kurya uyu mwaka, iguhaye no kuwusoza amahoro. Ubwira abarozi barekereraho ko muri uyu mwaka nta gahunda y'urupfu ihari. Ubwira abanyamagambo ngo barekereraho ko uyu mwaka uzawusoza amahoro. Ubwira dayimoni arekura ibisumuruzo byari bifunze imigisha yawe ko gahunda y'umwaka wamaze kuyimenya. Icyambere ni amakuru, none amakuru wamaze kuyibi mu izina
haleluya. Ka Satani twagasenyeye rwose pe. Twakirukanye nako kirukanze, twagacyashye karabunaguza. haleluya. Hari abantu bafite abavandimwe bari gushaka perime, abana abagabo babo bafite ibibazo bya perime. Muzamure ibiganza hejuru. 1 2 3, yewe kwari benshi se bari gusaba amaperime, namwe murayatahanye uyu munsi. Muranyumvishije? Uyu munsi mani bahaye amaperime murayatahanye. Hajya agakofi kanjye kari, kora ku ikofi yanjye aho ngaho uyibwire ngo hajemo perime. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Yesu wacu nashimwe cyane. Abantu batazi Imana bajya bayibarirwa, ariko uyu munsi Imana ni yacu. Yaduhaye Kristo. Abantu bahezaho hirya mu mandazi mubareke, twe dufite Imana. Abatari bayimenye baheze hehe mu cyubahiro, ariko twe duheze hehe yemwe ku karago. Haleluya. Ejo Imana yadukoreye igitangaza. Twari turi ahantu umuntu aravuga hoya ntago mwakicara hasi, abadukubise umukeka mu izina rya Yesu. Hari umwana atuye hano nk'ibi bice by'iwanyu, bamwita Sando. Muramuzi? Sandrine. Agipfukamaho yari afite ikibazo cyo kutumva neza. Ako kanya hita yumva sha, numva imbaraga z'Imana. Kubera amasengesho twari twayasenze nta buryarya burimo, gahunda ya buri wese kwari ukwirwanaho, kandi turi kubwiza Imana ukuri byatuzanye. Nawe agikubitaho amavi ngo Imana ikora igitangaza. Haleluya. Nibwo nabona umuntu yishima kamera nk'umusazi, ararira, imizige rwose iratemba. Ariko rata numvisha ijambo riri kumbwira ngo uriya mwana yari yasenze mu kuri. Abantu basenze mu kuri namwe mugire gutya, mumbwire ngo turagabanye mu izina rya Yesu. Subiramo ngo turagabanye mu izina rya Yesu. Subiramo ngo turagabanye mu izina. Kugira ngo amasengesho yacu atagira iki? Kugira ngo amasengesho atagira ute? Hajya weho witwa nde? Nitegeka. Weho ndi kubona ibintu byaranze. Nakubonye ko ibintu byanze. Simumuzi ko uyu muntu ibintu byanze. Ubwenge, ibitekerezo, buri nakubonye. Ubuse Imana yagiriye neza uriya muntu ngo ntiyamukoraho. Buri munyeretse nta kintu yakora. Pfukama hasi dusenge Imana. Pfukama hasi dusenge iki? Urukumva wizeye gukira? Wizeye gukira? Iki kibazo wari ukimaranye igihe kingana iki? Imyaka 3. Cumina. Uhereye uyu munsi ugiye gukira mu izina rya Yesu. Uhereye uyu munsi ugiye gukira mu izina. Ne! Leto deste. Ndavuze ngo uhereye uyu munsi
uhereye ryari? Uhereye ryari? Uhereye ryari? Ndategetse dayimoni asohoke ku buzima bwawe. Ndategetse imbaraga zituma udatekereza neza zive ku buzima bwawe. Abadayimoni bazana indoto n'ibitekerezo bipfuye ku buzima bwawe, ndabirukanye, 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 ndabarukanye. Ndamuteka mu maraso ya Yesu, ndamushize mu maraso yawe Yesu. Amazina witwa nde? Ndeka Marie Colombe. Bivuge neza nta kibazo. Niyitegeka Marie Colombe. Aha. Humura Imana itegetse ku buzima bwawe. Mana, gusaba byaranze, ariko nyemerera ukoresha itegeko ku buzima bwe nk'uko umwuka we yanyeretse gukira kuri we. Wambwiye ngo naho inzabibu zitakwera, urutoki ntihagire ikibonekamo. Nenezo trave zepela de sose tro anki de tide. Uyu ntiyaba ikiri marima, uyu nguyu ntiyaba insina ngufi, siwe wo guciribwaho amakoma, siwe wo, ariko Mana neneze trave pashi katika jina la Yesu. Urakoze kuri byose, kandi urakoze kuri umukozi w'umuhanga, urakoze kutabaye kandi kumurengeye. Uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen, amen, amen. Buretse kugenda ahubwo tera haleluya nawe nyinshi cyane. Amen. Tera haleluya nyinshi cyane. Haleluya. Rambura amaboko yawe gutyo utere haleluya. Amen. Amen. Zamura nikiwagaza cyane. Amen. Amen. Ongera utere haleluya. Amen. 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 Urukumva bimeze gute noneho? Vuga twumve. Urukumva bimeze gute? Urukumva biri koroherwa. Ubundi si byajyaga bigufata gute? Nk'amashitani ganjaga mu maguru. Amashitani yajyaga kurya mu maguru. N'ubu uri kumva ari kukurya se? Nakize. Wakize. Ariko wazamura Imana icyubahiro. Imana yambwiye ngo iragukijije, kandi ikimenyetso cy'uko igukijije nuko ikuvanye mu isayo y'abadayimoni. Uyu nguyu bajyaga bamutwara ubwenge, bamara kumujyana ubwenge ibitekerezo bye bikaba dese. Wamubaza ibintu akagusubiza ibiterekeye, ubundi yanagusubiza ukumva nibihuye n'ibyo yakagombye kuba kubwiye. Ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo aramutabaye kuri uyu mugoroba, kandi kuri uyu mugoroba Imana ikugiriye neza. Ikimenyimenyi n'impinduka zije ku buzima bwawe, akira gukira mu izina rya Yesu. Yego. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo mbaye w'agaciro mu izina rya Yesu. Mbaye w'agaciro mu izina rya Yesu. Mvuye mu minyururu y'abadayimoni. Mvuye mu minyururu y'abadayimoni. Mvuye mu mbaraga z'abacawe. Mvuye mu mbaraga z'abacawe. Ninjiye mu maraso ya Kristo. Ninjiye mu maraso ya Kristo. Mbonye kubohoka rwose. Mbonye kubohoka rwose. Mbonyemo imbaraga. Mbonyemo imbaraga. Mbonyemo igitangaza. Mbonyemo igitangaza. Kandi ndagitahanye. Kandi ndagitahanye. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Uhereye uyu munsi ntabwo abazimu bazongera kunshobora. Uhereye uyu munsi abazima ntabwo bazongera kuko ntandukanye nabo. Kuko ntandukanye nabo. Ababyoherezaga mbasubije ibyabo.
ababyoherezaga mbasubije ibyabo bagumana ubutunzi bwabo 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 ahubwo bakizwe mu izina rya Yesu ubwo bakizwe mu izina rya Yesu kuko mbifurije amahoro kuko mbifurije amahoro n'imigisha bababariye ibyo bankoreye babariye ibyo bankoreye ntago nagira inzigo nk'iyabo ntago nagira inzigo nk'iyabo imigisha izababeho imigisha izababeho ubu ndatashye ngiye gukora ubukwe ku mugaragaro subiramo ubu ndatashye ngiye gukora ubukwe ku mugaragaro ngiye kwinjira mu rugo rwanjye rwose ngiye kurubamo pe ngiye kuba umubyeyi nyina w'abahungu n'abakobwa 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 ngiye gushyira imugongo nanjye ngiye guheka ngiye gushyira umugongo nanjye ugiye guheka abawe bo wibyariye genda mu izina rya Yesu dore Imana ikugiriye neza genda pe haleluya amen vayo hano ngugiye kugira gute ngiye kuvuga haleluya inshuro 7 hari aho imukuye hari n'ahandi amen zivuge pe zivuge 1 2 3 mufashe amen haleluya Hallelujah. Baba. Amen. ati bwoko ati mutegereze mwihangane
enesika kandi ku kwezi kwa gatatu harimo bagiye kurogwa Renebo enesika atari ku muntu wasenze uyu munsi ati murenge ko Renebo enesika atari amakwe agiye kuza muri iyi minsi ati bana bane ati benshi baratashe atari kuwasenze uyu munsi ati ndamurokoye Renebo enesika ati bana bane ati babwire ngo uyu munsi ati ndababwire ngo n'Uwiteka Imana ati nimugire Renebo enesika ati nimugire ubwenge nk'umwana w'inzoka Renebo enesika ati bana banjye ati icyizere ati nimukigarukiriza aho ngaho kuko birakomeye Renebo enesika ati bana banjye ati mbabwire ngo ati inshishiri zazigwe mu isoko Renebo enesika ati bwoko ati mbabwire ngo n'Uwiteka ati n'Uwiteka ati n'Uwiteka ati n'Uwiteka ati n'Uwiteka ati ndirahiriye kuko aha hantu hari icyo nkoze wasenze uyu munsi ati mbatanye Renebo enesika ati bwoko ati mbabwire ngo ati wowe wateranye uyu munsi ati amazi si yayandi Renebo enesika ati uzongera kugaruka uzasanga huze Renebo enesika ati ntukirura ati maze kubisohora Renebo enesika ati birura maze kubisohora Renebo enesika ati ntambara maze kuzirwana Renebo enesika ati uyu munsi ati ari cyo nkoze ati mpindura amateka ati umurwayi wese uzinjira aha hantu azakahakira Renebo enesika ati mbabwire ngo ati n'Uwiteka wongeye kumanuka bundi bushasha Renebo enesika ati bwoko ati nimusimbuke gatatu ati mvuga ati bwoko ati mbabwire ngo ati uko musimbutse icyurutu musimbutse ibigeragezo bitatu Renebo enesika ati ndabimukagaho ati mbitesheje agaciro ati hari umuvumo ukuyeho izanimurisha Renebo enesika ati uyu munsi ati ndabiyeretse ati buri muntu wese ati ku munsi wo ku cyumweru azaba yabonye igitangaza azaza gushima Renebo enesika ati uyu munsi ati ndabimurisha ati ndabitangaza bitandukanye Renebo enesika ati utari kumvikana mugiwe ati ndamumvikanishije kuko n'Uwiteka atari byo byasenyutse ati ndabyubatse kuko n'Uwiteka Renebo enesika ati uyu munsi ati mwakira ubutabazi kuko ndamubahaye Renebo enesika ati ibibazo rero ati musimbutse ati birarangiye ati bana banjye ati mbabwire ngo mbahaye umugisha Renebo enesika ati muwakire kuko ndamubahaye kandi ugeze mu macumbi yanyu ndosohoyemo amarozi atandukanye Renebo enesika ati uyu munsi ati biramenyekanye kuko ati bijyabwanaga namwe asanga urakoze mara nziza urakoze ku cyizere tugiriye ukatuvugisha unyuze mu mugaragu wawe amen haleluya Yesu wacu nashimwe cyane nari mfite ijambo rivuga ngo kugira ngo amasengesho yacu atagira inkomyi haleluya kandi rwose Imana iradusubije kubw'amasengesho twasenze none Imana iradutabaye haleluya kubw'amasengesho twagize twasenze rero iminota nari mfite ndabona yanciranye nsoreje aha ngaha mbabwire ngo shalom 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 amahoro y'Imana abane namwe